umukino warangera ibitego bibiri by'ikipe ya Manchester City, igitego kimwe cy'ikipe ya Real Madrid. n'amanota ikipe ya Man City yari ikeneye cyane mu ijoro ryakeye barabigeraho, babigezeho kubera ko bakinnye n'ikipe ya Real Madrid yari ifitemo ibibazo bya mbere muri Real Madrid biri mu bice nka bitatu turabigarukaho. line-up igisohoka kutabona Kylian Mbappe mu kibuga kubera yuko n'umunsi wari wabanjirije match ntabwo yakoze imyitozo, birumvikana ko yari afite knock. Byari bisobanuye ko Real Madrid umukinnyi ifite ngenderwaho kurusha abandi adahari. Nepo afite statistique nziza cyane twakoresheje muri Magic line-up zikwereka ko iyo ukuye Kylian Mbappe muri Real Madrid uba utwaye igice cy'ubusatirizi ukurikije imibare afite ugereranyije na bagenzi be. Nepo wayinyuzamo iyo statistique kugira ngo uyu muranze kuko urumva ubwe Kylian Mbappe rotamaze gutsinda ibitego 25 ekipe yindi basangira 19 amaze gutsinda 25 wenyine muri iyi abandi bose ubwo baragabanya ibindi 19 muri make arusha abasigaye bose kuko bose apana b'imbere ikipe ya Real Madrid na Courtois niba gifite ugishyireho bafite 19 abandi. Niba ikipe yose imaze gutsinda 44 we wenyine atsinda 25 byonyine ukimubara mu kibuga ubuvuga ngo Real Madrid yabuze ibitego, yabuze umukinnyi uyihetse. Ubundi ni kwa kundi ujya wumva Ibrahim nibo babigira bakavuga ngo ni team Kylian Mbappe, donc ni nk'ikipe iri ku bitugu bya Kylian Mbappe, ni nkaho yitwaye. So kumumisinga cyari ikintu gikomeye cyane. Nabonye na Haaland yabikomansa aravuga ati tukibona line-up tukaboramo Mbappe, ati mu by'ukuri twari tubizi ko hari icyo bagabanukiweho mu buryo bw'ubusatirizi, atariko twe ntabwo byadushimishije. Ati ntabwo twifuza gutsinda ikipe ziri weak cyangwa zifite intege nke. Ati byakabaye byiza iyo tubatsinda ariko nawe arimo kugira ngo bitaza kwitirirwa ngo urabona ngo baburaga cyangwa se ntibari bafite. Icyo ni icyambere. Cya kabiri mu bibazo bya Real Madrid byagarukaga kuri defense yabo mu by'ukuri. Rugaju wabonye ko yaje gukora penalty, twabivugaga yuko usibye no kuba muri iki gihe atari muri forme ariko ntaranakira neza. Ni umusore wari uvuye mu mvune, noneho kubera ko Eder Militao yahise avunika nawe biba ngombwa ko bamushyira mu kibuga huti byo kugira ngo abafashe, ariko mu bigaragara nawe wabonaga atari tayari. Noneho kuba umudefenseri wavuga ngo mukuru uri kuyobora defense ayoboye undi mudefenseri muto, umwe mu badefenseri bashobora kuba atari abahanga Real Madrid yatunze muri ino myaka ya vuba, umusore Raul Asensio, byahise bitanga mu by'ukuri igisubizo cy'uko defense ya Real Madrid iza gukora amakosa byanze bikunze Man City ishobora guprofita ikaba yayitsinda. Ni nako byaje no kugenda koko, yaje kubakoramo penalty iza kuyitsinda. Hanyuma ikindi kibazo cya gatatu muri Real Madrid Man City yagombaga guprofita kandi yaje no guprofita mu by'ukuri cyari ikibazo gituruka kuri balance. Ni ikintu mu mupira kivuga ngo uburyo bwanjye bwo kugarana n'uburyo bwanjye bwo gusatira birekiribure bimeze neza cyane. Nuramuka urebye muri iki gihe Real Madrid iri kugira ibibazo by'imvune bikora abakinnyi mu myanya yabo bakajya guhengekwa gutanga support ku yindi myanya iyo bavuyemo ikagira ibibazo. Ndashaka gusobanura iki. Real Madrid kuvunikisha Carvajal ndetse na Trent bisunikira umusore Valverde kujya gukina kuri kabiri, bigahita bamukura hagati mu kibuga. Iyo avuye hagati mu kibuga yagomba kuba ahagararanye na Tchouameni, byategetse Real Madrid kuzana umusimbura witwa Dani Ceballos. Uyu mukinnyi urebye muri ino sezo ashobora kuba ataragira match 5 mu maguru, umuteretse mu kibuga. Agomba kuza kuba arwana we n'umusore witwa Tchouameni ndetse na Jude Bellingham ukunda gukina ajya imbere cyane. Ubwo urumva ni batatu bo hagati, ariko Jude ntumubare cyane kuko akunze gukinira imbere cyane. Bagomba gukina na mediane ya Man City izwiho gukontorora umukino, kuko ni kimwe mu bintu Man City ibanza kukwicisha. Nubwo Bernardo yaba ari ku ruhande ariko afite ukuntu abagarukamo hagati, akaza kiyunga kuri ba Phil Foden, akaza kiyunga kuri abo basore barimo ba Niko, bakamanza bagaposesinga bagahererekanya umupira hagati ku buryo babanza kujegeza hagati hawe. Noneho hagati yawe ko hagati nyine ni nkayo moteri igaburira imbere ikanaba na moteri ifasha inyuma. Iyo bamaze kwajegeza rero bahita ni nko kugutatanya, ni nkuko wafata nk'umuntu ukamucamo kabiri ufatiye mu rukenyerero. Iyi ngingo nyine ntizaba zigikorana,
buriya ni no mpamvu uzumve n'umuntu urwaye umugongo bakubwira ngo buriya biba bigoye cyane kuko nyine uri hagati nyine uzumve bazanakubwira yuko buriya ni umugongo niyo tuvuga umupira tuvuga colonne vertebrale ujye byumva ni urutirigongo tuvuga urutirigongo iyo dushaka kuvuga ko ikipe ikomeye tuvuga hagati tukifashisha iyo colonne vertebrale nk'urugero uruti rw'umugongo bifite icyo bivuze nuko adesenta aho hagati niho hafite icyo havuze harafasha amaguru harafasha n'igice cyo hejuru n'umupira rero niko wubakitse once umuntu abitinze ikipe hagati mu kibuga irapfa yose akayirangiza. Real Madrid nabwo rero twahereye imbere ugize kuba rutayizamu muzima ufite ibitego 25 mu gihe abandi bafite 19 defense uri guhengeka Valverde urwo uzanye rudi gutarakira neza ufite rora shenshiyo mutoya utaragira experience ukora amakosa menshi noneho aho akabaye ufite haguha balance haguha ingufu ni muri mediane ufasha umukinnyi kuko nta yindi solution ufite kuko ngetse Valverde uzanye nyine Ceballos utamenyerewe Jude wakabaye aguma hagati cyane ngo afatanye nabo kugira ngo batsinde urugamba rwo hagati ari gukinira imbere cyane kuko nyine niko akina umwana wawe urumaze igihe yasistinga Kylian Mbappe wamuhengetse ku ruhande Arda Güler kubera ko nta kuntu wabona wamukinisha ku 10 kandi n'uyu musore Jude Bellingham ari gukina 10 bimwe mu bibazo nyine tuza no kugaruka ko umutoza Alonso asabwa gufixa gukinisha abakinnyi abona yuko bari kumuha ibisubizo kurenza kubahengeka mu myanya just kugira ngo bose bibone mu kibuga you see so Man City rero yabaye nk'iyafashe Real Madrid bunyago ku kibuga cyayo ifatirana muri izo ntege nke zose ziri muri izo kategori 3 kubura their best players ni cyambere biba forsa gukinisha abakinnyi basanzwe ari abasimbura imvune ziba forsa ko abakinnyi bajya guhengekwa mu myanya iyo bavuyemo nayo ikagira ikibazo nanone no kuba Real Madrid idafite balance hagati mu kibuga kuko ubundi iyo tuvuze mediane tuba tuvuze ikirigoga iyo tuvuze 6 tuba tuvuze umuntu rekipera waka umupira iyo tuvuze 8 ni umuntu ukora icyo bita ball orientation gutembereza umupira ubona nyine barisirikira cyane igira umuntu uburyo ubikora niyo mpamvu bamwita box to box ari muri box zombi yacu yaje gufasha kudefanda niyabo atwaye umupira hakaba na nimero 10 playmaker wa undi nyine udufasha gukreya uburyo buri mu bwenge donc shaka kwa unlocking situation equipe yakoze block ariko akagira ubwenge butanga ya passe ya nyuma bene ubwo bwenge ariko akaba n'ubundi buhanga abatoza badukanye bwo hagati mu kibuga by'icyo bita gushyiramo extra man cyangwa se extra player nari uzabona nka Pepe yagiye abikorera kare kana kitwa Orel kare agakina ku ruhande yagiye mwabonye ari n'igihe yagamagaye niba mwibuka iyo image muri match ariko ukabwira ngo ukwiye kuzajya ugaruka hagati mu kibuga ibyo kwinventing ugarukamo hagati uzabibona hari igihe nk'umuwinga ava ku ruhande akinjira hagati mu kibuga kugira ngo babe benshi kugira ngo badomine aho hagati urugero rw'ikigali ikipe ikunda kubikora ni Ben Musa akunda kuzana Christian akamugaruramo hagati mu kibuga kugira ngo babe benshi iyo urebye ibi bintu byose ni ibintu biza gutuma iyo kipe yawe igira ingufu aho hantu aho rero Real Madrid naho niho yari isigariye nyuma y'uko ahandi hose nagaragaje ko yari irwaye mu by'ukuri yagaragaye iri hasi cyane nubwo navuga yuko Man City mu buryo bw'imikino hari igihe Real Madrid wabonaga nayo wenda ifite threats kabataka ikanyuzamo byari bishingiye ku mutima cyane cyase ku bushake cyane n'inyota turanibona abakinnyi ba defense umutoza cyane bavuga ati coach wacu nakwiye kwirukanwa ariko ubushake budafite abakinnyi bafite ubushobozi bwo kubikora bugira limite ni nako n'ibintu biteye nango ubushake bwose washyira mu kintu ariko udafite capacity yo kugikora nyine bushaka kutagerayo ubu ntago navuga ngo ku myaka mfite ngo ngiye kujya muri RDF ngo mbe umusirikare ngo ndwane ngo mbe ngo wahatare ifunzo umwuka ingufu energy ibyo ari umwana w'imyaka 22 ibere wakwishyushya bakujyane ku ikosi uri tayari ubushake urabufite ubushobozi burahari aho rero niho bakubwira ngo ushobora no kugira inyota nk'iyo Real yari ifite wumvaga bashaka gusova nyine iri joro ariko mu by'ukuri en terme ya qualité nicyo Man City exposaga mu kibuga babaye limited barushijwe baratsinda umutima washatse ariko umubiri uranga nepo nibyo Rugaju aravuga kuri izo qualité ariko kandi tugaruke kuri wa mutima w'abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid nibyo ikipe ya Manchester City yafite ama qualité
ariko titimagine ko ku minota 70 ubwo umutoza Pep yakoraga impinduka agakuramo Haaland, Phil Foden, akakuramo Sheriki, akaza no kuvanamo Dokore ko yavuyemo ku minota 88, twabonye ikipe ya Real Madrid yatatse ikipe ya Manchester City kuko Man City sibo barose match irangira n'umuzamu wabaye mwiza w'abasovi. ikipe ya Man City nibyo mu gukora impinduka mutoza hari uburyo wabonaga ko ashaka balance kuko turavuga Real Madrid yari ifite ibibazo bigarutseho neza niba Dani Ceballos muri match 11 akinnye muri sezo muri La Liga izo yabanjemo ni match enye izindi azasimbuye ya minota itarenga 10 urumva ko ntabwo ari ibintu wavuga ko ari byiza nujya kuri rutayizamu Gonzalo Garcia utaragira igitego na kimwe atsinda yaba muri La Liga muri match 11 ariko nawe nyinshi nizo yaje asimbuye Champions League yari match ya kabiri nawe yagize uruhare rw'igitego kimwe ni assist yatanze urumva na abakinnyi biganjemo abadafite condition physique ziri hejuru. Iyo urebye rero uburyo ikipe ya Real Madrid yakinaga mu gice cya mbere byari uburyo busa nkaho ari ukugendera ku individuality. Urumva no kuvuga ngo nureba ni Jude Bellingham muri ufata umupira hagati ashaka uburyo utwara ashaka Vini cyangwa se Rodrigo. Wabonaga uyu mwana Gonzalo Garcia option yashobokaga ari kuba yakina nka deuxième ballon cyangwa se umupira ubwe yishakiye. Wabonaga buyubakiye n'ubundi kuri ubu butatu bwigeze gutwara ikipe ya Real Madrid bunayihesha Champions League ndetse bimaze kugaragara ko Mbapata kiniye match ibinyamakuru byatinze kuri Jude, Vini na Rodrigo babaga bahagararanye mu gihe cyabo bagatwara wenda ikipe ya Real Madrid. Rero niba ufite abakinnyi usa nkaho nawe umutoza ubona ko ari impfabusa cyangwa se kipe nayo ifata nkaho ari impfabusa kuko imipira Ceballos yakoze wayibara n'aba ba Gonzalo Garcia byari byoroheye cyane Pep Guardiola muri recuperation ko yakoreshaga Nico Gonzalez umwe kandi ukabona ko arabimetriza Foden na Bernardo bagafasha mu gukina bajyana imipira imbere. Rero impinduka Real Madrid yaje gukora zobrije nibyo equipe ya Man City kuri Pep Guardiola nawe gukora impinduka. Nibe equipe tuvuga ngo Real Madrid ivanyemo uyu musore tuvuga Gonzalo Garcia bazana Ardagure bivuga ngo bazanye umuntu urema kandi amaze kwinjira noneho bahise bakina igisa nk'abantu banatinzeho ko ari cyo yari bukore mbere muri 11 witwa Xabi Alonso ariko Xabi Alonso hari igitekerezo yagize utamurenganya. Man City ni match nyeya muri iyi sezo yarangije itinjijwe igitego uranazibuka vuba hani kuri Liverpool no kuri Sunderland. Izindi twigeze kuzigaruka hanga Man City muri rusange muri champion imaze kwinjizwa ibitego bigera kuri 16 muri Champions League yinjijwe 6 muri 12 yatsinze. Urumva ne equipe yinjizwa. Alonso yagize igitekerezo cyo kuzana umwana Gonzalo Garcia nka taka typique aravuga atereka nkiremo umwataka uhagararana n'abadefenseri ba Man City kuko nabo iyi sezo nibahagaze neza ariko wabona uburyo bagenze batamwizeye ukabona nyine bo barashaka gukina na hagati yabo ariko nabo sibye kutamwizera ntacyo ari bumukuremo n'umukinnyi utaratsinda igitego iyi sezo. Abantu baheruka kumubona atsinda mu gikombe cy'isi cy'amaklub nawe yaje kumukura Alonso ahita ashyira Jude imbere azana Ardagure rusa nkaho none agiye gukina ku mwanya we asavinga imipira ba Rodrigo na ba Vini. Pep yahise abibona kare aravuga ati nanjye nyene balance muri mediane aravuga ati nago Nico Gonzalez akomeza kurekipera wenyine reka mwongereho Tijani Reinders avanamo Foden asanga nono yigije imbere uitwa Bernardo Silva mu gukuramo uyu musore Erling Brot Haaland nibyo yazanye Marimushe cyari bumufashe niwo Kreta agira avuga ati nono nyene abakinnyi mu kibuga bakora muvoma nyinshi ntabwo noneho nyene vuga ngo dufite Haaland dutegereza ari imbere ko dukorera igitego dukeneye noneho ko tubanza kujya twubakira hamwe tukarekipera tukadefanda twese tukajya no gushaka igitego azanamo na Savinho noneho wabafasha iki niba wanayibonye nicyo cyakorwaga mu gihe Man City amaraga kurekipera imipira yose yitaga ijya guca kwande kuitwa Savinho afite iyo speed yabasha gukuraho umukinnyi umwe kuri umwe yagiye anabikora ariko ukabona ko mu kugera muri final third igikorwa cya nyuma kuri Man City nikiri gukunda akagira n'ikindi yakoraga Savinho niba mwayibonye yatindanaga umupira bigatuma Man City biregrupa mu gihe bavuye mu kudefanda bari gukora transition. Ikindi yakorerwaga amakosa yanatumye Real Madrid iminota yabigenda hari amakufra menshi Man City yabonaga akorerwa kuitwa Savinho nyuma za kuzana Nathan yake asigaye iminota 3 kugira ngo adefande. Wabonaga rero
ikipe ya Real Madrid nibyo bakoze izo mpinduka bazanye ba Dagureri ariko block ya Man City kuri Pep Guardiola ikaba nziza bikagaruka kuri cya kintu Pep Guardiola ukuntu asigaye ateye hari iminota ageramo ukabona ko ntabwo ashaka kudomina umukino ahubwo ashaka kwisanisha na situation umukino ugezemo ndakora block wenda ncungire ku ma counter attack dukoresheje aba Savinho na ba Jeremy Doku ariko abonaga coaching ni ukujera icyo twita patterns of play aho match igeze bench yanjye hariho ibihe bisubizo byamfasha kubona icyo nshaka nashyiramo abakinnyi bamfasha gusoza umukino ku buryo nawujera ngakora ama block nka defender nashyiramo abakinnyi bashobora gutindana umupira nkarya iyo minota nashyiramo abakinnyi bansindira ibindi bitego naruhura abakinnyi banjye beza kubera yuko natsinze match donc nyine umutoza uko iminota izamuka ubona agenda bikora ariko bara Pep hano we reka ngoye nk'urugero nka Mikel Arteta hari igihe ubona Mikel Arteta ageze nko mu minota runaka hari ikintu Pep ajya akora wenda nk'urugero ba Arteta badakora ukabona ko match igeze muri situation ubona ko bitanashoboka wenda kubona intsinzi rimwe wariryamaho ukabona ari mu mibare yo kuvuga ngo ni rimwe n'icya kabiri wenda cyaboneka wenda banganyije kimwe kindi ariko ubona Pep iyo uburyo agendana n'umukino nyine yubahiriza ibigenga coaching dore akantu gakomeye cyane kagoye ikipe ya Real Madrid ari naho nge nsoreza Real Madrid tuvuga yagize shot on target imwe yonyine icyo bivuze nibyo barataka ariko hari igice Man City iri kubarinda ngo nta threat nta nubwo byitwa kwataka bira Real Madrid bayakoze bira Real Madrid yakoze nyine byo kwisirisimbya imbere y'izamu bakazajya bakoriyanta mu mpande imipira yawe ntibabasha kugwereza kadere y'izamu ngo riteremo kuko shot on target nyine ikorwa byibara ro kwarebye mu izamu ni ikikwereka yuko uri limited mu bisubizo by'umupira wageza muri box yabo ukawatera mu izamu wenda ga statistique twasorezaho Rumbering Brotherland ni ibitego 51 muri match 50 abanzamo bikaba ibitego 55 muri match zose hamwe 54 ugizuvuga ni Champions League za Champions League ariko Rodrigo Goes yaramaze match 31 nta gitego atsindira ikipe ya Real Madrid yaje kubikoraho nawe ubwo byavuga ngo yaba yeretse umutoza ko yatangira kumwizera iyi minota ibiri niba biri budukundire Rugaju reka nkuranse kuri Alonso Thierry yavuze ngo atewe agahinda na Alonso kuko ibyo yabashije kugeraho muri ikipe ya Bayer Leverkusen nuko yabibwiraga abakinnyi icyo gihe bakabyumva atari ku bungubu abakinnyi ntago biteguye kumva no gukurikiza ibyo ashaka ko bakora. Gareth Bale yasuye CBS aganira na Thierry Henry na bagenzi be nakunze ibintu baganiriye. Bale yaravuze ngo muri Real Madrid ntabwo utoza umanajinga abakinnyi. Yaravuze ngo muri Real Madrid perezida making ashobora ko yakuzaniye abakinnyi b'indobanure b'intoranwa beza nubwo ntemera ko 100% muri Real ubu bahari. Kimwe mu bisubizo umuntu atwaje kuri YouTube Real yakora ikwiye kuzashaka kwisubira ku isoko wenda ntuza kudutiza iminota nk'itatu n'isaha ya kabiri wenda dukiriyaringa akantu ka Real neza. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo ntutoza ahubwo uramanajinga niki ni nko kuvuga ngo okay si ukuvuga ngo ubashora mu kibuga nk'uwahuye inka ngo mugende mwimenye byose iri mu kuri imyitozo ukabigisha tactique ukabwira ko bagomba guhagarara n'ibindi ibyo ni ngombwa rwose no gushyiraho turataka gutya turadefanda gutya kona turazataka ku turazidefanda ku turacisha imipira ibyo ni ngombwa ni nako kazi k'abatoza kuki yavuga ngo ntutoza ntiyavuga ko ibyo utabikora ni utinda cyane muri ibyo wenda by'amataktike cyane ahubwo urwana no kumanajinga abo bakinnyi b'ibitangaza barimo ni nka cyo yashaka kumubwira menya uko ubana na Jude menya uko ubana na Mbappe menya uko ubana na Vinicius menya uko ubana na Rodrigo menya uko ubana nabo ba superstar kuko wasuta bafite biteguye kukwitangira uratakaza dressing room none wananiwe kumanajinga uri gutinda muri tactique ngo kwiruka kugera gute yego ni byiza ni nangombwa kuko niwo mupira ariko manzu urwane n'izo yego Thierry atanze urugero aravuga ati nk'umukinnyi ukomeye par exemple simvuga izina ariko wenda dushushanye wenda nka Mbappe atakerewe muri team talk wenda mu gitondo cyangwa tsinze kuza gufata icyayi na bagenzi be wavuze yuko ari saa 2 kugera aho mufatira icyayi hageze saa 2:10 urarakaye ngo akerewe iminota 10 umubujije gukina iyo match urayitsinzwe uramufrustratinze arakurakari ejo ntazakwitangira uri kurwana no kubigisha tactique guhagarara kwiruka n'ibindi ariko amaze gutakaza Mbappe mu mutwe wenda ntari ku ruhande rwawe
you see niyo yamubwiye ati gutoza biza nyuma yo kubanza kumanaginga ego z'abo ba star ati that's how it is in Real Madrid kandi nabyo ni nako bimeze nyine iyo ufite aba superstar ugomba kubanza kwiga uko ubana nabo.